Yes, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza aho muri hose hagiye hatandukanye, uri kutwumvira iburasirazuba bw'u Rwanda, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, twizere ko umeze neza cyane, ibintu bikomeje kuba bigenda neza cyane. Turabashimira uburyo mugenda mutwereka ko mubana natwe umunsi ku wundi, ku bitekerezo mutanga, reka mujye mukomeza mutwereke ko muri kumwe natwe, ibyo byose tugenda tubibona kandi turabibakundira cyane. Burya iyo abantu bakweretse ko bari kumwe nawe, ibyo ngibyo nta kuntu utabishimira Imana ngo uvuge ngo Mana urakoze cyane kuba abantu wenda mugenda mubana neza cyane, mugenda muganira ibitekerezo mubyungurana umunsi ku wundi, uko bwije n'uko bukeye ibintu bimeze neza cyane. Reka nangiremo ikaze abantu bose badukurikira aho waba uherereye hose ariko udukurikira, reka twizere ko umeze neza cyane. Ni inkuru turi buze guhera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abanyamadini basabye ko leta yaganira n'uyu mutwe wa M23. Mumaze iminsi mwumva ko M23 yagize gutya igafata uyu mujyi wa Goma, ariko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyamadini rwose baje kuba basaba iyi leta ya Kongo kuba yaganira n'uyu mutwe wa M23. Bicaye baganira na perezida wa Kongo ni Felix Antoine Tshisekedi, bagira byinshi bagenda bamubwira ukuntu baganira na M23 kugira ngo bazane amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'abahagarariye Kiliziya Gatolika n'amadini ya Gikristu Protestante, aho batangaje ko ibiganiro bigamije amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo byageraho bitarimo umutwe wa M23. Ibi kandi aba babivuze, mwibuke ko abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ko mu gihe leta ya Kongo itashaka kuganira n'uyu mutwe wa M23, bagakomeza kugenda bakora ibindi biganiro kurani ngo nibizana amahoro hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ngo ntacyo byamara mu gihe bataganiriye n'umutwe wa M23. Abayobozi bahagarariye amadini n'amatorero abumbatiye abayoboke benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuze ko hakwiye kubaho ibiganiro n'impande za politike zirimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imiryango itari iya leta ariko na M23 ikabitumirwamo. RFI kandi ni ikinyamakuru yanditse ko umunyamabanga mukuru wa Eglise du Christ et Congo Eric Nsenga yavuze ko nubwo abantu bose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basa n'abarwanya iki gitekerezo, ni amahitamo ari kuko aricyo gishobora gutanga igisubizo kirambye. Ati mu kibazo cya M23 bivugiye aha, twe ntabwo tuhabereye kuvuga ngo runaka ni umumarayika, kanaka ni sekibi. Dukeneye kugera ku gisubizo, mbega sinumva ukuntu twavuga ko dushaka amahoro ariko tugakomeza kwinangira ku myanzuro kunyura mu nzira ziyatuganishaho. Yongeyeho ati gahunda yacu ni ugushaka amahoro. Byaba ari ukwibeshya kuvuga ko ushaka amahoro udashyize impande zose bireba mu biganiro. Rero aha tuvuge mu buryo bweruye kandi abarebwa n'ikibazo bagaragara. Harimo umutwe wa M23 yirengagijwe. Barakubwira bati umutwe wa M23 rwose warirengagijwe muri iki gihe, ntabwo wakagombye kwirengagizwa, ahubwo nawe ukwiye kuba wajya mu biganiro kuko niho ahanini ugaragara nk'aho ari we kibazo muri iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muyobozi kandi yavuze ko igitekerezo bagihaye perezida Felix Antoine Tshisekedi ntiyacyanga, nyamara ubu mu bihe bitandukanye birimo n'ibya vuba yagiye arahira akavuga ko kuganira na M23 ari ukurenga umurongo utukura kuko ayita umutwe w'iterabwoba. Ubwo perezida Tshisekedi yakiraga abayobozi b'amadini n'amatorero muri RDC ku wa 4 Gashyantare, Karidinali Fridolin Ambongo yasabye ko abatuye mu burasirazuba bw'igihugu bahabwa amahoro kuko nta gicumuro bafite. Mu magambo yagize ati twe nk'abashumba duhangayikishijwe n'ibibazo abavandimwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kunyuramo.
ntabwo twumva ikibi bakoze igituma badafatwa nk'abantu kandi ikibazo kimaze imyaka irenga 30. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakajije umurego nyuma y'uko interahamwe n'abahoze mu ngabo za ex-FARC bahungiye mu mashyamba ya Kongo bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 aho bishe abarenga miliyoni. Aba baje kuvamo umutwe wa FDLR ukomeza kuba ingengabitekerezo ya jenoside, kwica no kujujubya abatutsi bo mu burasirazuba bwa RDC ndetse na bamwe mu bahungira mu bihugu byo mu karere n'ahandi ku isi. Rero kugeza kuri ubu ngubu M23 abayobozi bahariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda babwira perezida w'iki gihugu Tshisekedi ati ntabwo amahoro yaramuka cyangwa se ntabwo amahoro yagaragara mu gihe mutabwiye umutwe wa M23 ngo uze nawo ujye mu biganiro, kuko ikibazo cyamaze kugaragara ko harimo M23. Rero mu gihe hakorwa inama runaka mukajya mugenda mugahura wenda muri ibihugu runaka mukavuga ngo mugiye kuba mushaka amahoro, icyo gihe ntacyo bizabyara mu gihe utaganiriye na M23 ngo muganire ku kibazo kiri muri Kongo. Rero abapadiri ndetse n'abapasiteri baganiriye na RFI bayibwira ko bambwiye perezida wa Kongo ko agomba kuganira na M23, mbese aza kuba atangaza ko bamaze kuba perezida yamaze kuba bemerera kuganira n'uyu mutwe wa M23. Ariko abantu benshi bakavuga bati ko Tshisekedi yavuze ko ataganira na M23 ari inyeshyamba z'iterabwoba, bizaba abicuye iki? Reka ubwire ngo komeza kuryoherwa n'ibiganiro TV7 Rwanda ikugezaho umunsi ku wundi.